Amarira, umubabaro, agahinda kenshi nibyo biri kuranga abaturage bo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Cyumba mu kagari ka Nyakabungo mu mudugudu wa Gashija. Ni inkuru y'akababaro rero, ni inkuru iteye agahinda ku rwego ruri hejuru, irimo kuvugwa mu muryango wabuze abana batatu icyarimwe bapfira icyarimwe. Abana aho bari bagiye gutashya inkwi cyangwa se gusenya, icyo nicyo kinyarwanda kizwi cyane. Aba bana rero bakaba baje kuba bakwicwa n'igisasu. Wakwibaza ngo byagenze bite kugira ngo abana batatu bose bicwe n'igisasu, dore ko harimo n'abana bashatse kuba ari bakuru. Harimo umwana wari ufite imyaka 16, hakabamo umwana wari ufite imyaka 13 ndetse n'umwana wari ufite imyaka 5. Ni inkuru y'akababaro rero ikomeje kumvikana mu karere ka Gicumbi, yabaye yumvikanye ubwo abana batatu bo mu muryango umwe baje kuba bajya gusenya ahagana saa 2 mu masaha y'igitondo. Hanyuma ababyeyi ngo bari bagiye gushaka icyo guteka, abana nabo bajya gushaka inkwi kugira ngo bahurire mu rugo, hanyuma bamwe bazane inkwi, umubyeyi azana ibyo guteka, babona uko bategura amafunguro. Ariko biza kurangira ibyakagombye kuba ibyishimo bibaye agahinda, kuko ubwo aba bana bageraga mu ishyamba haje guhita humvikana urusaku rw'igisasu n'umwotsi mwinshi cyane waje kuba wacumba muri iryo shyamba. Abaturage bagiye kureba basanga abana babiri barangije kwitaba Imana, undi w'imyaka 5 ari we mutoya wari ubarimo. Ntago yari yakitabye Imana, ariko nawe yanegeka yakomeretse cyane, igisasu cyamukomerekeje, baramufata bamwihutana kwa muganga, ariko nawe apfa atari yagezwa ku bitaro bya Byumba. Amakuru akavuga yuko rero aba bana bageze mu ishyamba bakaba bakinishije icyo gisasu, kwa kunda abana babona ibyuma ntibamenye ibyo ari byo, hanyuma bagikinisha bazi ngo ni bya byuma bishaje, bagira ngo barebe yuko icyo cyuma bakijyana, hanyuma bakajya kukibyazamo amafaranga, dore ko kuri ubu ngubu ibyuma bishaje ari imari itanga amafaranga kuri benshi cyane. Inkuru rero ni inkuru yababaje abantu benshi, ni inkuru yateye agahinda, ni inkuru yateye amarira n'umubabaro, kandi nawe wabyumva koko ukumva ni ibintu biteye agahinda, biteye umubabaro, kumva ko umubyeyi abuze abana batatu icyarimwe bapfiriye rimwe. None ikibabaje cyane ari abana bari bavuye mu rugo bavuganye n'umubyeyi ati mama rero reka tujye gushaka inkwi, nawe jya gushaka icyo guteka, duhurira hano tuzanye inkwi, nawe uzanye icyo guteka, tubone icyo tuza gutekesha ibyo urabuzanye. Biteye agahinda cyane, biteye umubabaro rero. Aba bana bakaba baje kuba bashyingurwa. Amakuru yaje kuba yanakwemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyumba, ariyo waje kuvuga yuko aba bana koko bitabye Imana. Babiri bahise bitaba Imana ubwo iki gisasu cyabaturikanaga, hanyuma umwe ubwo yaragihondobera bamujyanye kwa muganga, nawe yitaba Imana atari yagera kwa muganga, aho babanje kumujyana ku bitaro ku kigo nderabuzima cya Gisiza. Bagezeho bamushyira muri ambulance kugira ngo bamujyane ku bitaro bikuru bya Byumba bamwiteho, ariko apfa atari yagera Ibyumba. Ni inkuru ibabaje cyane. Uyu mubyeyi turamukomeje, aba bana nabo tubasabiye ku Mana, Imana ibahe iruhuko ridashira. Ngayo nguko rero urumva ko ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje cyane. Abegeye umuryango mube hafi, mubahumurize nyamuneka. Ntago biba byoroshye kumva ngo abana bawe uko ari batatu bose bapfiriye icyarimwe batanarwaye ntaki. Nakaga. So turabihanganishije cyane rero uwo muryango, abana Imana ibakire mu bayo. Hanyuma namwe mwese mwabanye natwe tubashimire kuba mwafashe umwanya wanyu mukabana natwe muri aya makuru, kandi by'agaciro. Utari wakora subscribe ikore tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Ngenda cyari umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind DJ.